Mbahaye ikaze mwese bene data abakunzi bacu mukunda ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Uyu munsi wa none twinjiyemo ni umunsi mwiza cyane, ni umunsi Imana yaremye kugira ngo tuwunezererwemo tuwishimiremo. Uyu munsi wo kuwa gatatu itariki ya 27 z'ukwa munani 2025 ni umunsi Imana rwose yahaye umugisha ubyemere. Uyu munsi ni umunsi uri buhure nayo, imbere yawe hari ibyiza byinshi mwene data, ntubisuzugure, imbere hari ibyiza byinshi. Uyu munsi wa none nongeye kubifuriza ibihe byiza, tugiye gusangira ijambo ry'umunsi yaduhaye, ijambo rya ngombwa mu buzima bwacu, kuko tujya duhura n'ibitugora, tujya duhura n'ibituremereye, tujya duhura ndetse n'abantu Satani aduteza ku buryo tugira ikintu cyo kutababarira. Ari mu rugo rwawe, ari mu bavandimwe bawe, ari mu baturanyi, ari aho ukora, ari aho uba, mu bintu byose, ibyo waba urimo byose. Iki kintu cyo guhura n'igisitaza, cyo guhura n'umuntu ugukomeretsa kibaho mu buzima umunsi ku wundi. Ariko mu bantu twatangira urugendo rugana mu ijuru, dufite Imana itugirira neza, dufite ijambo ryayo ridukosora, dufite ijambo ryayo ritumurikira, dufite ijambo ry'Imana ritwereka inzira uko twabyitwaramo. Ni amahirwe kuba umukristo nyamukristo, ni amahirwe kuvuka ubwa kabiri, ni amahirwe kuba inshuti y'Imana, ukabyuka mu gitondo cya kare ugasoma ijambo ry'Imana ugasenga. Ayo ni amahirwe akomeye cyane. Hano rero tugiye gufatanya ijambo ry'umunsi rigiye kugufasha kugira ngo ujye ugenda neza, ujye witwara neza, kuko mu gihugu turimo tuganamo, mu gihugu cy'isezerano, mu gihugu cy'amata n'ubuki, mu gihugu cy'Isiyoni, nta byaha bihaba, nta munyabyaha uzinjiramo nawe, ahubwo hari inzira ebyiri, ngo hari aho ihene zizajya n'intama. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none tugihumeka twihitiremo, ese nzajya aho intama zizaba cyangwa nzajya aho ihene? Uyu munsi uhitemo mwene data, nshuti yanjye. Imana ikugirire neza mu rugendo. Ibigukomeretsa bituma utababarira abagukomeretsa, ni ukuri uyu munsi wa none bikemuke. Nanjye ni nk'uko kandi iri jambo reka ne kubatinza, ne kubatera amatsiko. Iri jambo tugiye gufatanya ni ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 6, turasoma ku murongo wa 14 ndetse tugenda no kwa 15. Iri ni ijambo rigiye kukugirira neza, rigiye kugufasha mu rugendo, naho wenda urizi ariko uyu munsi rirakubera rishya nk'uko nanjye ryambereye rishya. Reka tubanze dusenge. Mana Data, turagushima uburyo dukunda, turagushima uburyo twitaho, turagushima uburyo umenya ibidukwiye, ukaduha ijambo ridufasha umunsi ku wundi. Ndasabye umwuka wawe wera abaruza, atwigisha kandi adusobanurire iri jambo duhaye umunsi wa none nk'ibyo kurya by'ubugingo. Byose mbyambaje mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amena. Nshuti zanjye turi kumwe, ari abanzi ari n'abatanzi, ari abo duhuye bwa mbere hano kuri Pure Gold TV, nagira ngo mbamenyeshe ko muri kumwe nanjye Jose Irumva, niwe urimo kubaganiriza ijambo ryiza cyane, ryongeye kumpumuriza, ryongeye kumfasha cyane umunsi wa none. Ijambo riravuga ngo koko niko ritangira. Koko nimubabarira abantu ibyaha byabo, nimubabarira ababahemukiye, nimubabarira amakosa yabo ayo ari yo yose, icyaha icyo ari cyo cyose babakoreye. Mu kanya nari ndimo numva ubuhamya bw'umudamu wahuye n'ikibazo cy'abantu bamuhemukiye, bamufata ku ngufu, ari umwana muto cyane. Uwo muntu wamufataga ku ngufu ntabwo byabaye rimwe, ahubwo yari umwana w'imfubyi. Uwo mukobwa, uyu mudamu wari urimo avuga, yavuga ati jye nari imfubyi nderwa aho hantu, maze havamo umuntu ampindura umugore ndi umwana, akajya nkorera ibyamfura mbi n'umwana, ibintu biramvuna, ibintu birankomeretsa, ngo atangira gutoroka mu rugo. Icyo ni icyaha cyamuvunnye, ariko uyu munsi yarababariye. Amena. Icyo ni icyaha gikomeye cyane, ni agahinda gakomeye, ni ikosa, sinaryita ikosa, ni icyaha, ni ugukomeretsa umuntu ukamushwanyuza. Uwo mwana yari ashwanyutse, ariko Imana yarongera amubumba. Ni ukuri nongeye gushima Imana cyane. Icyo ni ikintu benshi bahura nabo nacyo mu buzima, ari abana batoya, abantu bakuru cyangwa se nabo bangana bakabangiza bakiri abana bato.
bakiri abana bato bakabahemukira muri ubwo buryo. Ariko kugira ngo uzabivuge uri umwana mutoya, ni igikomere ukomezanya ukakigira ibanga kikagushwanyuza. Nyamara muri iki gihe ni igihe navuga nti cyo kukivuga ukagishyira hanze. Uwo mudamu yarakize arabivuga nta kibazo afite. Imana ishimwe cyane. Iki ni ikintu kigora kubabarira bene data, kuko warakomerekeje uwo mwana nawe aba yarakomeretse agakurana igikomere. Hari abandi baguhemukira bakagutuka, ababyeyi bawe bakagutuka, abantu bakagutuka, abantu bakakwanga, ugakura abantu bakwanga, bakugirira amashyari, baguhemukira nk'uko bahemukiye Yosefu igihe bene se bamutaga mu rwobo, bamugirira ishyari. Hari abantu bakwanga cyane kubw'ishyari bakageza aho bakwica uri n'umwana muto. Wenda ufite ubwenge kubarusha, wenda wambara neza kubarusha, wenda uturuka mu bakire, sinzi buri gihe hari ikintu gituma bagenzi bawe bakwanga, ugakora ukomeretse, ugakura nawe wangana, ugakura wumva uramutse ukuze wakwihorera. Ariko Imana hano irongera iratubwira ati koko nimubabarira abantu ibyaha byabo babakoreye, nimubabarira abantu uko babagiriye, so wo mu ijuru nawe azababarira amakosa yanyu, azababarira namwe ibyo mwakosheje, azababarira ibyaha byanyu. Naho nimutababarira abantu babahemukiye, na so wo mu ijuru namwe ntazabababarira ibyaha byanyu, amakosa yanyu. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Iri jambo ry'Imana, iki ni ikintu cyangombwa tugomba gukora. Niba ushaka kubabarirwa, niba uramuka upfukama ukavuga uti Mana mbabarira amakosa yanjye, wihana, ugomba kwibuka ko ugomba kubabarira mbere na mbere uwakugiriye nabi, uwaguhemukiye, uwagukomerekeje bikomeye uri umwana muto. Ibi ni ibyo mvuze bike cyane. Hari abantu baduhemukira cyane, hari abantu badukorera ibibi cyane, hari umuntu ukwicira ukamumenya, ukavuga uti yanyiciye mama, yanyiciye murumuna wanjye, yanyiciye umuryango, ukumva ni igikomere gikomeye ku buryo muhuye utanamuvugisha, naho utakwihorera, ariko ukumva uramwanze, ntabwo wanamusuhuza. Ariko ijambo ry'Imana rinyuranye nk'uko dutekereza, nshuti yanjye. Ni ukuvuga ngo muri iki gitondo, niba utari wababarira umwanzi wawe, niba utababarira umuntu wagufashe ku ngufu ukiri akana, niba utarababarira uwagufashe ku ngufu wenda uri na mukuru, niba utari wababarira umuntu wakwanze, umuntu wakwiciye abawe, umuntu waguhemukiye, hari icumu yaguteye mu mutima, hari umuntu waguhemukiye byanze bikunze, uyu munsi wa none ni uwo kubabarira. Nuwo kubabarira, bishobotse wamwegera ukamubwira uti narakubabariye, cyangwa umwandikire, cyangwa se umutelefone, uko umwuka kuyobora kose, ariko turi uwo mutwaro. Ngo iyo tubabariye natwe ubwacu tuba twigiriye neza, tuba twihambuye, kandi n'Imana nayo irakubabarira. Iyo usabye imbabazi irakubabarira, kuko wamaze kuruhuka kuri wa wundi, wamaze kumubabarira, wamaze gutura umutwaro w'ubwanzi, wamaze gutura umutwaro wo kuzishyurira, wamaze gutura umutwaro wo kubika icyo kintu muri wowe. Kuko iyo ukibitsemo, ni ukuvuga ngo nta mwanya Yesu Kristo aba afite muri wowe ngo aguhe amahoro, kuko urasitokinga wa mubabaro, ka gahinda, kwa guhemukirwa biri muri wowe, urabibitse mu mutima. Urabibika mu iki? Harimo iki cyiza? Bisohora, sohora nonaha, sohora ibyo bibi, sohora uwo mwanda, sohora waguhemukiye ubitse. Urabika mu iki? Ugahora ubyibuka, ubikozaho agatima, ugahora wibuka uti kana karamemukiye ndi umwana. Urabibika mu iki? Sohora, ukubura umutima wawe. Imana yawushaka muri iki gitondo, irashaka umutima wawe ukuburwa n'amaraso ya Yesu, maze iyo myanda ikavamo, abaguhemukiye bakavamo. Ntubabikemo ngo ugumane icyo kintu, guhora ubyibuka, ugumane izo nzika. Ahubwo Imana ashaka usohora, irashaka ko dusohora byose. Iyo uvuze ukabivuga, burya uba ukize, burya uba usohoye iyo myanda iri mu mutima wawe, ibyo bintu wari ubitsemo, ukojeje n'isoni Satani, maze wamara kozwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya! Umwuka wera akaza muri wowe, umwuka akamanura. Haleluya! Maze ugatangira ukuzuzwa, ukanezerwa. Ntabwo wa munezero wa Yesu uzawubona ukibitse ryabanga ryo waguhemukiye uri umwana, ukibitse ryabanga ry'umuntu wakugiriye nabi, aho warezwe uri imfubyi bakaguhituka, bakaguhemukira, ukaba ukibibitse.
sohora uwo mwanda, ubivuge, ubyature, abakuru b'itorero bagusengere, abantu b'Imana, abantu b'Imana barahari, hari abantu bakijijwe, hari umuntu ushobora gusanga wakijijwe ukamuganiriza akakubikira ibanga kandi akagusengera ugakuburwa. Icyo ni cyo Yesu ashaka. Uyu munsi wa none ashaka ko dusohora iyo myanda, dukuburwa n'amaraso ye, maze tukanezerwa. Haleluya! Kandi ngo icyiza cyane kirimo ni uko Data wa twese wo mu ijuru natwe atubabarira. Iyo dupfukamye dusaba imbabazi, iyo hari icyo ducumuye tukavuga tuti Imana tubabarire, turashaka ijuru, turashaka kuzinjira mu gihugu cy'i Siyoni, kuko twabariye abandi, kuko twarangije gukuramo iyo myanda, aratubabarira. Imana ishimwe cyane. Aya ni amagambo tuzakomeza tuyaganiraho, kuko nasomye Bibiliya uyu munsi nsanga ngo inshuro zirimo kubabarira, ijambo kubabarira riboneka muri Bibiliya inshuro nibura zigera ku 120, nizo nkeya. Ni ukuvuga ngo iri jambo ryo kubabarira ni ijambo ry'ingenzi ku Uwiteka, ni ijambo ry'ingenzi ku Mana. Iri jambo ntabwo rizi ubusa. Hari umuntu utari wababarira wowe, hari umuntu utarababarira wowe uri kumva ikinyarwanda, uri kumva iri jambo. Imana irashaka ko mubabarira umunsi wa none. Sohora birafasha. Nanjye narababariye, abo nababariye bampemukiye narababariye batanansabye imbabazi, ndaruhuka, ndanezerwa, ndishima, mfite umudendezo, mfite amahoro. Abankomerekeje ni benshi, ntabwo ari ngombwa kubavuga amazina, Mwami Imana arabazi, ariko ndavuga nti ibyo mitwaro narayituye, mbona kunezerwa, mbona gukorera Imana, mbona kuzura umwuka wera. Imana ibona uko inkoresha, kuko umutima wanjye urakubuwe kubw'amaraso ya Yesu Kristo yangiriye neza. Nagira ngo mbasezereho, mbifuriza umunsi mwiza, kandi niba iri jambo ryo kubabarira rigufashije, risangiza abandi. Nshuti yanjye, mwene data, dufatanyije urugendo rw'i Siyoni. Ndakubwira ngo igihe kiri hafi, igihe kiri hafi. Yesu Kristo ari hafi kugaruka, kandi iyo atagaruka ejo, we wava mu mubiri, nanjye nava mu mubiri. Reka rero dukore tugifite uburyo. Uyu munsi Imana iwukongereho kugira ngo iri jambo rifatanye n'abandi. Ni ukuri wubaka ubwami bw'Imana kandi uzagororerwa. Reka dukorere Imana tugifite uburyo. Imana ikugirire neza. Tuzakomeza ubutaha. Mana Data, turagushimye, turaguhimbaje, turagusingije, turagushimye kuri mwiza, turagushimye kugira neza. Uri Data udukunda, maze kutwigisha kubabarira, ngo ntitukajye tubika iyo myanda mu mitima, abaduhemukiye ntitukabasitokinge muri twe, ahubwo tubabarire. Mana ndagusabye kugira ngo ufashe abatarababarira, bagire neza, ubafashe bashoboye kubabarira nk'uko nanjye nababariye, kandi nk'uko tubabarira. Urakoze, mu izina rya Yesu niho mbisabye. Urakoze Mana, byose mbisabye mbyinyiza kandi ngushima kubyumvise. Izina rya Yesu nikomeze rishyirwe hejuru. Urakoze mu izina ryawe. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha bene data, tuzakomeza ubutaha.